Umugoroba kuri mwe mwese muduteze amatwi, inkuru tubazaniye Prosper Nkomezi yavuze ku byo gukundana na Miss Muheto. Kanda subscribe, like, share na comment kugira dukomeze twibanire. Prosper Nkomezi yavuze ko amakuru y'uko ari mu rukundo na Miss Muheto atari impamo, ahubwo ko uyu mukobwa ari inshuti isanzwe ndetse n'igihe byaba ko bakundana igihe cyaba cyageze. Nkomezi yabishyizeho umucyo nyuma y'igitaramo yumvishirijemo inshuti za album ye nshya yise Warandamiye. Miss Nshuti Muheto Divine yari umwe mu bitabiriye igitaramo cyo kumurika album ye nshya ya Prosper Nkomezi. Hashize igihe ku mbuga nkoranyambaga hari inkuru zivuga ko Prosper Nkomezi na Miss Muheto Nshuti Divine baba bakundana. Ubwo yari abajijwe ku rukundo rwe na Miss Muheto, Prosper Nkomezi yagize ati "Ni inshuti yanjye yari yaje, nari natumiye inshuti zanjye nawe rero yari yajemo. Iby'inkuru z'urukundo muzi siwe rwose ntabwo ari byo." Abajijwe niba atazaba yarabeshya abantu mu gihe byazagaragara ko bakundana, yagize ati "Ntabwo nzaba narababeshye, nimubibona nyuma bizaba ari cyo gihe cyabyo." Nshuti Muheto Divine yegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2022. Mu kumurika iyi album, Prosper Nkomezi yeretse abitabiriye umushinga ateganya umwaka utaha urimo gukora album ya gatanu, kubaka studio ye, gukora igitaramo kinini, byose bikazamutwara arenga miliyoni 58 z'amafaranga y'u Rwanda, asaba abitabiriye kumuha amaboko. Ntabwo byari ukumuha amaboko gusa, ahubwo uwitangaga wese yanahabwaga album nshya ya Prosper Nkomezi ahita akusanyiriza arenga miliyoni 31 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki gikorwa cyari cyitabiriye n'abarimo Nshuti Divine Muheto wabaye Miss Rwanda 2022, Israel Mbonyi, umushumba mukuru w'itorero Calvary World Fellowship Ministries, Apotre Sebagabo Christophe, Visi Perezida wa Zion Trump ku isi, Pastor Kanyamuga Jean Bosco, Mugisha Emmanuel na Captain Kibonke n'umugore we. Nkomezi yasobanuye ko iyi album yise Warandamiye ari urwibutso rw'ibihe by'amasengesho yanyuzemo ndetse n'ukuntu Imana yakomeje kumuba hafi mu rugendo rwe. Zimwe mu ndirimbo ziri kuri iyi album zishingiye ku iyerekwa nagiye ngira, zikagaragaza uburyo Imana yambaye hafi mu bihe byari bingoye. Ni album nanditse nshingiye ku byanditswe byera, kandi buri ndirimbo ifite ishingiro muri Bibiliya. Pastor Nkomezi wakoze ku mutima n'urukundo yeretswe, yavuze ko atazibagirwa uyu munsi. Munyemerere mbashimire mwese, sinzi icyo nabitura ariko ndabizi ko ibyo mwakoze Imana izabihinduramo umugisha mwinshi mu buzima bwanyu. Kanda subscribe, like, share na comment kugira tubashe kugezaho inkuru zigezweho uko bwije n'uko bukeye.